Hari abantu benshi batekereza ko abantu bageze kure bavukiye mu mahirwe cyangwa se wenda bafite ibyo abandi badafite, ariko ukuri ni uko byinshi umuntu ageraho bituruka ku buryo yihanganira urugendo, ndetse urugendo rurerure rw'ubuzima. Intsinzi ntabwo iza rimwe ngo ihite iguma aho ngaho, yubakwa n'utuntu duto duto umuntu akora buri munsi niyo nta muntu ubibona. Buriya ubuzima rero bugira ibihe byo gutsindwa, kubura amafaranga, kubura abantu badushyigikira ndetse no kwiheba, ariko umuntu ukomeye si utarigeze atsindwa, ni wa wundi wemera kongera guhaguruka inshuro zose aguye. Hari igihe rero uzumva nta mbaraga ugifite, nta muntu ukwemera, ndetse nawe ubwawe ukibaza niba hari icyo uzaba, ariko iyo ukomeje gutera intambwe na buri munsi, igihe kiragera ugasanga ibyo waharaniraga byaratangiye cyangwa se byatangiye kubaho. Nta ntsinzi yubakwa n'umunsi umwe, inzu ndende buriya yubakwa n'itafari ku rindi, n'inzozi z'umuntu rero ni uko nguko zigenda zigerwaho, gahunda ku yindi, disipurine ku yindi, kwiyemeza ku kindi kintu, buri kantu ku kandi. Iyo abantu baryamye hari uwiga, iyo abandi bananiwe hari uwikomeza, iyo abandi bavuga ngo birakomeye hari uwivugisha ati nzabigeraho gahoro gahoro. Ikintu gikomeye umuntu yakora ni ukwizera, niyo nta wundi waba akumva ariko wowe ukiyizereramo. Kugusuzugura mbere y'uko babona agaciro kawe, abantu bashobora kuguseka mbere y'uko babona ibyo ushoboye, ariko niba umutima wawe uzi aho ushaka kugera, ntuzemere ko amagambo y'abandi aruta icyerekezo cyawe cyangwa se wenda akaguca intege. Wige kwihangana, imbuto nihita iba igiti ku munsi wa mbere. Buri kintu gikomeye gisaba igihe, hari ibyo uzasengera rero ugakorera ukarira, ariko bikazaza igihe utari wagaketse cyangwa se mu gihe utibazaga utakekaga. Niyo mpamvu rero umuntu ugira icyo ageraho aba yaramenye kubaho afite icyizere ndetse no mu bihe by'umwijima. Kandi ikindi rero, abantu benshi baribagirwa, kugira icyo ugeraho ntabwo ari amafaranga gusa, ni amahoro yo mu mutima, kugira izina ryiza, gufasha abandi no kuba umuntu usiga isi imeze neza kurusha uko wayisanze. Umuntu ushobora kubyuka buri gitondo afite impamvu yo kubaho, atagira gutsinda. Ikintu nakubwira rero, ntuzigere ureka inzozi zawe kubera urugendo rurerure. Igihe kizagenda uko byagenda kose, ni uko uzagera aho ushaka, cyangwa se wenda uzasigara wicuza impamvu utatangiriye igihe. Abantu batsinda ntabwo barusha abandi ubwenge cyane, ahubwo barusha abandi kudacika intege igihe ibintu bikomeye. Iyo ubuzima rero bugukubise hasi, ntibuba bugamije kukurimbura, rimwe na rimwe buba bugutoza gukomera ku rwego utari uzi aho ushoboye cyangwa se aho ushobora kugera. Intsinzi nyayo rero itangirira mu bitekerezo. Iyo umuntu amaze kwemera ko ashoboye, umubiri n'ubuzima bitangira gukurikira icyo cyizere afite. Ntutinye gutangira buhoro buhoro. Igiteye ubwoba rero si ukugenda gake, ahubwo ni uguhagarara burundu. Hari igihe uzagenda wenyine kuko abantu benshi bemera ibisubizo, ariko bake cyane bemera urugendo rubigeraho. Ubuzima buhemba abantu bakomeza gukora niyo nta mashyi bumva. Icyo umuntu aba uyu munsi ntabwo ari iherezo rye, ni intangiriro y'ubwo aho ashobora kuzaba ejo. Disipurine rero ni ikiraro gihuza inzozi n'ukuri. Umunsi umwe uzareba inyuma useke, wibuke ko ibintu byigeze kukugora, ariko ntiwacike intege. Ntugapfire kuba abantu batabona agaciro kawe ubu. N'izuba ntibahita baryemera iyo rirasa, ariko igihe kiragera rikamurika isi yose. Ubuzima ntabwo bubaza niba witeguye ibigeragezo, ariko bugororera umuntu wemera kubinyuramo adatakaje icyerekezo cye. Hari abantu bareka inzozi zabo kubera amagambo y'abantu, nyamara amagambo nta na rimwe yubaka ejo hazaza, ibikorwa nibyo bibikora. Iyo uhisemo rero kwihangana aho gucika intege, uba uri kubaka umuntu ukomeye kurusha ikibazo uri kunyuramo.
ntuzigere wigereranya n'urugendo rw'abandi. Buri muntu aba afite icyerekezo cye cyangwa se igihe cye, inzira ye, intambara ze zitagaragara. Gutsindwa rero si iherezo ry'urugendo, akenshi ni isomo rikomeye Imana cyangwa se wenda ubuzima biba biri kukwigisha mbere yo kugera ku rwego rukomeye. Umuntu ugira icyo ageraho si utegereza motivasiyo buri munsi, ahubwo ni uwitoza gukora n'iyo umutima waba unaniwe. Reka ngushimire kuba wabanye nanjye, yakugezagaho kino kiganiro. Nitwa Gisa. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, reka ngushishikarize gukora subscribe hano ku muyoboro wacu, twitwa Jean Gisa Rwa. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka.